ndahagera mpamara imyaka n'imyaka bataraza. Ariko ngeze mu wa gatatu ibyimviro byanjye byari gukora muri banke, byari gukora handi hantu nk'izo muryango w'abantu 10 bakenye. Imana irambwira ngo hoya zakora ivuga butumwa wige kugira gusa ngo uzamenye utuntu n'utundi nta office uzicaramo uzankorera. Ndiga njya muri math physique na chimie, njya muri math physique kugira ngo nzige ikiganga, ndiga ndatsinda. Njya muri kaminuza, njya muri computer science, IT, information technology. Njya mu ndiga soze gutya kuvugiye ndangirije ishuri kugeza none nta muntu ndakorera akazi, nta n'umuntu uramba akazi kandi sinari igifu. Ariko njye gushaka gutya ati mva nkubwire Feri, uzabanza umwana w'umukobwa uzabyara n'umwana w'umuhungu, ariko wowe uzankorera ivuga butumwa nta kindi uzakora. Ndakomeza ndahata bavuga ngo korari yacu niziririmbe, abantu bakavuga ngo ntabahari. None Felix ntabwo ati korari yacu irahari, ngahita ntambuka ati ngewe ni njye nyine wari uhari. Nimereke mbabwire ikintu kindi ku mutima, nkavuga ijambo rimwe umwanya wa korari urarangiye, nkavuga iminota 3 nkomeza kugira gutyo bibumbi 2 nati mfite amasezerano. Niyo gusa ufite tuzabara muri urugo gusa kubw'amasezerano ati wowe tuza mbabara umbwire niki kizadutunga. Namwe ati ibyo gukora Imana izagenda ifungura nyuma, ariko tuzahera mu ivuga butumwa, tuzabaho neza, tuzabyara abana kandi baziga. Arambwira ati ivuga butumwa bene irihe iri ngiri ryo kuzana muri quartier ku mihanda. Namwe ati ivuga butumwa ryo ku mihanda, ivuga butumwa ryo mu masoko, n'indi ivuga butumwa ryo kugenda n'amagare n'amamodoka, n'ivuga butumwa ry'indege. Nashizemo indege gahunda kiganiro kiba kirarangiye atajya kuryama. Ati wowe wari kumbwira ibintu byibuze bifatika, wazanyemo n'ibintu by'indege, twabuza ahangaho umushogoro, wazanyemo ibintu by'indege. Namwe ati wowe tuza, ntabwo Imana iziduhamagara mu mazina y'ibyo turimo gukora none, iziduhamagara mu mazina y'icyo tuzaba. Umunsi wa mbere nayikandagiyemo nari mfite ya retour, namubikije itike ya retour. Namwe ati mbike kano gatike nzagasubirirayo. Yabuze ahantu akabika, kazagashira munsi y'igitanda akagakura akakabika. Ese ni itike isanzwe wumura ni itike isanzwe, ariko kubereke kubera kugira amabanga kumva icyo Imana yakuvuzeho. Amasezerano hakomeye, Imana y'amasezerano. None kubera kuboroka tuzi ngushize mu nikiganza birakunda baraducugushije. Reka kuborokora Bibiliya. Harandi mabanga mashasha Imana irimo kubwira abantu irimo gukorana nabo muri kino gihe cya none. Murashaka gukoresha strategy z'imyaka 10 ishize, murashaka gukora ivuga butumwa nkuko bamuze barikoraga ba papa mu cyaro. Ntibishoboka. Hari abagabo bakaba n'ababyeyi, abagabo gusa yateye inda arabyara, ariko kurera no gusengera abana no kubaha discipline ntabwo ari umubyeyi. Naba forefather. Mwavuga ngo eme Hallelujah. Ese mwe turi kumwe? Ejo bundi akana kanje karampamagaye, umukozi yaragiye wadufashaga gafite imyaka 6, ndagakunda cyane. Kaza kanyisanzura kakambwira ibintu nk'umuhungu bavukana. Harambwira ngo papa mwumvishe mama ari kuvugira kuri telefone, nevuye muri Kenya ejo ku wa mbere nandi mu modoka nijoro. Mwumvishe mama ari kuvugira kuri telefone ngo yabuze umwanya wo kuja kwisukisha, none utahe mama aje kwiyogoshesha ibintu zawe. Kandi arambwira ngo mva nkubwire, sweeping no gukubura, mopping gukoropa, ngira ngo na cooking. Ati ibyo bintu mama zabikora, hasa koropa agakubura agateka, udahari uba wagiye. Namwe ati mbanagiye mwivuga butumwa kandi kugenda kwanje niko kurya kwawe. Umva nkubwire papa, nguzugume hano ngusenge, Imana izabiguha kandi turi kumwe ngo wite ku bana. Ngo wite ku bana. Kubera ko hari ibyo atarumva nyine kubera ko ari umwana. Ariko nimba umwana wanjye ashobora kumbwira nduti ngo wite ku bana, ukamona umugabo gusaraho gusa ngo yarabyaye afite abana 3 ngo bahungu 3 n'abakobwa 4. Muri no si ya none abantu baba batinganye, abana barimo kunywa ibiyobya bwenge, abana bananenye, leta zararushe, leta kurusha kurera kandi ari wowe wabyaye. Ibyo udashoboye warene no kubibwira Imana, ubwira ati Imana aba bana sinabashobora, mbakwegetse uzumfasha buri joro. Osanga igihungu kinini gifite amatuza, gifite ibiboko kirekire, abaza bita ngo naba bouncer. Umubaze ngo uyu muhungu ashinzwe iki, bazakubwira ngo uyu muhungu ashinzwe gusohora abantu bateje akavuyo hano hano. Abanyamasengesho n'aba bouncer bo mu mwuka bashinzwe gusohora ikintu cyose cyitokeje kitagomba kuba kiri muri no murimo w'Imana. Hallelujah. Amen. Mwavuga ngo amen. Amen. Muri aba bouncer bari no kanisa, muzamumva muri aba bouncer bari no kanisa bagusohora ikintu cyose cyitokeje kitari ngombwa. Nyamukanya birasohoka. Aninde ubwiza bwe bwo mwijuru Sajya ndirimbi
kiteka ryose zaja mubaza ndirimba cyane Yesu ni kichako nkundishije. Twazamura ibiganza twavuga ngo haleluya haleluya. Yemwe turi kumwe? Ntabwo ari ukubivuga. Gusenga ntibazabivuga bazababikora. Ntabwo ari amakuru usobanura ntunga. Ashiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto. Nagushiriye kugira ngo nujya mwivuga butumwe Kampala ugende wera imbuto. Nusi Burundi ugende wera imbuto. Nuguma mu wawe ume wera imbuto. Jo nuse hano ugende wawe wera imbuto. Imbuto zanyu zigumeho. Zigumeho imbuto zanyu. Kugira ngo icyo musaba data cyose mu izina ryanje akibahe amen. Ntimwamwumva gusenga uteza imbuto nukureka. Icyo mushaka cyose kugira ngo icyo imbuto zanyu zigumeho. Kugira ngo icyo mushaka cyose datagira gute akibaha. None wo kwanga abantu ugasenga abantu bagukunde waretse gusireka gusenga ntabyo washoboye. Kuko umutima wo kuvuga ngo usenga ubwira abantu Imana ngo Mana mpa abantu kunkunda nuko wera imbuto zo gukunda abandi. Nimba gukunda abandi byakunaniye kuraje gusengera urukundo ngo bagukunde ntibishoboka. Wareka gusenga nawe ndubakunda nawe ntawukunda. Kuba turi kumwe Imana gumugisha. Mama mwiza afite impano nziza muraza kumwumva. Shima Jeannette ngo no subwa kenshi dukubitanye Imana bamugisha. Moses nawe ubarikiwe sana. Piano yakoze? Ngaye ngwino. Twari dukumbuye kugera hano hantu twasanze hameze neza, batwakire neza uhereye kuri airport kugeza hano badukore service neza nkuko byari bigomba. Hameze neza kubona amashusho yanyu n'amasura yanyu turabyishimiye. Turi kumwe namwe umunsi kugeza ku cyumweru. Icyo tubasaba gusa nuko muzoza tukabana iyo minsi yose. Hano hantu ndashima Imana ko nasanze mwarahakoze hasa neza. Ubwo nari mperuka hano hararimo sound ntiyari mbi ariko ntiyari ihagije. Noneho mwarayikosoye imeze neza mwashyizemo tapi. Akantu kabura gusa ni kamwe n'akantu kaza kwa mutuntu ko gukomeza gukurura niko konyine. Katutwa umushwari. Ibindi byose hano kabisa. Nejo muzoza ni kamwe hano akandi kuba pastori hariya niko niko bimeze neza nakanda n'abantu bose bari muri VIP. Nishimiye ko data wa twese yamekishije rukundo rwe mu byizima fuze byose nakirutiki esamunda kwesamunda arunda ramunda twazamura ibiganza twese twavuga ngo haleluya haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nge sinzi gukangura abantu dutereraza kubikorera bizi neza nanze ngo arabanza banza bankangurire ariko reka ngiyewe nganira ijambo ry'Imana. No ndi sensitive cyane iyo abantu bataratuza birambangamira. None iyo abantu batuje nabyo ndabikunda cyane. Niyo mpamvu mbibasaba. Ni iminsi wenda ndi hano ndi umuntu woroheje cyane ariko mu gerageze ubwo imbabazi z'Imana. Ko muri character yanjye nyine nikomeze ndashaka ngo abantu gusa kubera ko akirimo ngo twudu technique bireme ubishinzwe akomeza bikore ndabyemera ariko abandi bakristo bose nimutuze mutekane mu izina rya Yesu. Amen. Fite kubabwira uyu munsi wa none ibintu bitandatu biranga abanyamasengesho bitorero. Ibintu bitandatu biranga abantu bavuze ngo bagiye kuba abanyamasengesho bitorero b'umurimo w'Imana. Ariko tubanze twumvenekane aya magambo. Bibiliya yatangiye ivuga ngo mwishime iteka. Contraire cyangwa se opposite yo kwishima no kugira gute?
nukuba nose abantu baba Yesu yababwiye ngo bagire gute Yesu yaravuze ngo base mwishime iteka nukuvuga mu yane magambo ntibishoboka kuko umuntu usenze umuntu agora ngo yishima agomba gusenga kuko opposite yo kwishima ni umubabaro kandi umuntu ubabaye kuvuga ngo yishime nuko agomba gusenga nako ngako gusa kwishima ikinyuranyo cyabyo nuko harimo kubabara kandi Yesu yaravuze ngo niki cyo tuma umuntu yishima wowe ubabaye usenge muyandi maga umuti wo kwishima no gusenga udasenze nukuvuga ngo umuntu utazihisha mu gusenga azihisha mu gahinda ntabwo uzasigara byanga byakunda uzosigara mu gahinda kintu cyambere rero kiranga abanyamasengesho bitorero cyambere kandi Imana imfashe mwumva no makuru icyambere no gusenga nta yindi principe umuntu avuga ngo se ngo umunyamasengesho ngo urabona ngo no gutebeza ngo ukiyogoshesha neza ibyo ni ibindi biza nyuma icyambere kibanza no gusenga tekereza mfite nka bibiri mfite ncuruza nk'amakoti cyangwa udushati nkafata ishati kuwa mbere mu gitondo saa 12 nkajya mu kazi nkageza saa 12 ngataha narushye nkaryama ndasenze kuwa kabiri bikagenda kwa kundi kuwa gatatu bikagenda kwa kundi kuwa kane kwa kundi kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru bakavuga ngo dutangira saa 3 njyewe nkinjira saa 3 n'igice ntasengeye amatereno nta cyabaye nkagera hano bavuga ngo turavuze ame tugataha hanyuma ukaba ufite kuri liste kofa gufiteho nk'umunyamasengesho tuvugishije ukuri wowe ni umunyamasengesho cyangwa ni umucuruzi kuko ikintu cyambere kiranga umunyamasengesho egari kugira gute gusenga bantumira ngonze hano babwire principe imwe umuntu wese agomba gukoresha iya mbere no gusenga nk'umuntu utarateguye ugasenga ukabwira Imana ngo Mana mpereza amavuta ariko indi principe ya kabiri no gutegura nk'umuntu utazusenga tegura mu bwenge Imana yaguhaye ibyo ushaka gukora umuntu wese ushaka kuba mu buzima bwiza niyicara abwira Imana ngo muri uno mwaka nzubaka inzu nzagura imodoka nzafasha ikiniki nzakora ikiniki ubitegure mu bwenge bwawe nurangiza ubishyire ku ruhande ubisengere nkaho utabiteguye ubwira Imana ngo ngirire neza iyo bimeze gutyo Imana iziguhereza ico kuvuga ariko kaba gifite n'amavuta dufite abantu represa bateguye ibintu ntibabisengera dufite n'abandi babisengeye ntabyo bateguye none ntabyo wateguye urasengera iki hanyuma se ko ntabyo wasengeye ntabyo wateguye urasengera iki hanyuma urasengera izo utateguye nibyo bintu bibiri biza bihura umuntu akaba umuntu wuzuye ni ugusengera ikintu wateguye hanyuma wagitegura ukagisengera ukamenya ko wagiteguye mwavuga ngo amen no nicyo kibazo abantu bafite abantu bitwa izina ritarimo gukora ikintu no kuba umunyamasengesho niyo mpamvu umuntu azarenguka hano yajya ku musozi ahantu basengera cyangwa mu mazi agahita yifotoza agafoto keza ahantu yapfukamye nko mu nguni kuba buze byagenze gute ngo twaba tumaze iminsi mu masengesho iyo raporo uyihaye nde ninde wari uyikeneye kofi kuba buze ngo nta masengesho menshi ubibwiye ndi nta evaluation bari bugukorere nta uguhemba wagiye utadusezeye ugomba kugaruka utatubwira naho wari waragiye kubera iki mureke mbabwire kino kintu gusenga ntibikeneye kubisobanura kuko umuntu wasenze bifite umusaruro usobanura ibyo wakoze abantu batabonye esko birumvikanye nta ugomba gusobanura gusenga kubera iki gusenga byonyine bifite umusaruro usobanura icyo wakoze abantu utababwiye niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo barasenga tugashaka umusaruro tukawubura mbabwiza ukuri nta muntu wasenze ngo abure umusaruro ntibishoboka ikibazo nuko tuba twibeshera gusenga tutabikora wabeshe nde wibeshe nuzozibona umuntu afite amavuta arabwirije abantu bakumva ntukazutekereza gusa ko ari kwa bure gusa hoya hari ahantu biza bikomoka igihe nigeze kugaruka hano mbere igihe nigeze kuza hano mbere nigeze kubabwira ijambo rikomeye narababwiye ngo uzasanga abantu bafite amamodoka meza bafite amazu meza bafite abakozi bamwe batwara abana ku ishuri n'abandi bakora ibindi bikorwa byinshi bitandukanye ariko tuzasanga harimo abakobwa babiri cyangwa abahungu babiri begetse hariya bo kubasengera uzogira amafaranga menshi ariko ntuzogera aho utunga umukozi wo kugusengera kubera iki ni igikorwa ugomba kwikorera wowe ubwawe
ugasenga Imana. Umuntu wese utazihisha mu gusenga azihisha mu bibazo, kuko turi mu isi y'ingorane. Nutihisha mu gusenga ntuzoguma uko ngo ukomeze, uzihisha mu bibazo, kuko hari ibibazo, hari n'umugisha uva mu gusenga Imana. Gusenga Imana niki? Muzogende mutubari muzosanga igihungu kinini gifite amatuza, gifite ibiboko kirekire, abaza bita ngo naba bouncer. Umubaze ngo uyu muhungu ashinzwe iki? Bazakubwira ngo uyu muhungu ashinzwe gusohora abantu bateje akavuyo hano hano. Abanyamasengesho naba bouncer bo mu mwuka bashinzwe gusohora ikintu cyose cyitokeje kitagomba kuba kiri muri uno murimo w'Imana. Hallelujah, amen. Mwavuga ngo amen, amen. Muri aba bouncer bari no kanisa, muza mwumva muri aba bouncer bari no kanisa bagusohora ikintu cyose cyitokeje kitari ngombwa, n'umukanya birasohoka. Aninde ubwiza bwe bwo mw'ijuru, zajya ndirimba iteka ryose, zajya mubaza ndirimba cyane, Yesu ni iki cyakunkundishije. Twazamura ibiganza ngo haleluya haleluya. Yemwe turi kumwe? Ntabwo ari ukubivuga, gusenga ntibazabivuga bazababikora. Ntabwo ari amakuru usobanura ntunga. Kandi mureke mbabwire, gusenga kubera ko bitagira ikigero, umuntu yabipima gutya, ntimukaza mubyivugaho cyane. Muze mubikora mureke kubivuga. Kuobesha abantu ngo usenga ntibabimenye. Otubesha ko usenga utazusenga. Otubesha ko twoguteka ko utazusenga kandi usenga cyane. Nta mpamvu yo kubisobanura rero, wowe bikora uceceke. Ntabwo bikeneye kubivuga, bikeneye kubikora gusa. Kuko umusaruro wabyo urahari. Uzubiba none uko azasarura ejo. Buri hari inyoni nyinshi abantu benshi bazi ko ari ikomeye, iyo bazabita ngo ni kagoma, igo, egre nimba ni mu Gifaransa nimba uko ngoko, inyunda. Hari indi nyoni bazabita nimba lavane sinzi ukuntu babivuga babisoma, irakomeye cyane. Ariko muzi ico kagoma yirusha, inyunda ikinyunda yirusha egre irerusha gutumbagira ikagera ahantu kure cyane. Ariko biri kumwe hano hasi gusa bisanzwe. Iyo nyoni zifata kagoma ikananirwa kwisheganya. Kandi kagoma ziterura umwana w'ihene. Ariko kubera ukuntu ikomeye izifata. None ifashe kagoma zivuga ati ndapfuye. Kuvuga ngo ino nyoni nyishobore, iziguruka nikayegeza ahantu iyo nyoni itagihumeka, iyo nyoni kavuga ati nande singiye kubura umwuka, reka ndeke. Abanyamasengesho n'abantu bashinzwe kugurukana ibintu hejuru aho bitakibasha guhumeka bigateruza. Nibo banyamasengesho. Ese birumvikanye? Bagomba gufata intambara zari bakazijyana mu kirere cy'Imana, zahagera intambara zikavuga ngo hanga twemeye kurekura, ntitwo bishobora. Icya kabiri kiranga abanyamasengesho, ni abantu bikuye mu bandi bantu, biha umurimo wo gusengera abandi bantu baryamye cyangwa bataryamye. Ni abantu kofi, ntimugire ngo mwatoye ikintu cyoroshe, mwitoye ikintu kigoye, uko abantu hafi ya bose bafite ingorane. Kubera iki mwitoye ngo musenge? Kubera iki mwitoye mukango twari tugomba gusenga? Ugomba gusenga mu mwanya wawe, ugasenga no mu mwanya w'abantu bagize bafite ubunebwe. Kuko hari intambwe zitatu Yesu yavuze. Hari Bibiliya Pastor Sibomana, hari amagambo Yesu yagiye avuga akomeye abantu bataza bumva. Yesu yabwiye Imana yabwiye Abrahamu ngo nzakugira umugisha, nzaguha umugisha, uzahinduka umugisha, nzaguha umugisha, uzahinduka umugisha, uzawa umugisha. Ni intambwe zitatu. Hakaba Yesu avuga yandi magambo aravuga umunyamasengesho ikintu cyambere kimuranga nuko agomba kwisengera, agomba gusengerwa. Iyo niyo ntambwe ya mbere y'umwana mutoya. Ugitangira bene ingu basima ngo dede nuko bazamubwira ngo umuntu wese uje hano ni musengere, Felix nsengere, Kofi nsengere. Iyo ni intambwe ya mbere ocari umwana. Ntabwo ari bibi ariko ni byiza ariko ocari umwana. Intambwe ya kabiri ni igihe yakuze akumva noneho yo kwisengera, ibintu byose arabihagaritse, ari mu byiwe gusa. Yisengere asengere inkweta amasogesi, asengere nyina na se, yisengere gusa yizengurukeho. Uri kuri step ya kabiri, uracyari umwana. Step ya gatatu ni ukurenga ibyo byose ukagera ku rwego gufata imitwaro y'abandi bantu bakomeye naboroheje, ukaza kubararamo no mu ikanisa ukabwira ngo Mana ubagirire neza. Twese turacyari ku ntambwe ya mbere. Usanga umuntu araye mu hano amaze icyumweru, wamubaza ngo mwacu dufite ubukene, ngo dufite ibi, ngo dufite bitagenda, ni wabo nyine. Ariko ntambwe ya kabiri agere ku rwego rwo gusengera abarundi atazi, ababwira ngo Mana abarundi ubagirire neza. Mwavuga ngo yeme? Ni abantu bagomba kumva ko bitoye bakaba binginzi.
muzarebe itorero rya Zion Temple. Itorero rya Zion Temple rizarisenga 24 hours. Mwango kandi paruwase yose, amaparuwase 133. Buri paruwase bahereza iminota 30. Paruwase yo mu Gatenga 30 minutes. Stop gutya. Aho muri Amerika bagahita batangira. Stop gutya. Aho muri Canada bagahita batangira. Stop gutya. Muri Europe bagahita batangira. Amasaha 28 baba basengera iki? Umuyobozi mukuru n'umuryango wiwe n'umurimo w'Imana. None hari ibintu tugira bimeze nk'amablag. Twari tuzi imbere ngo kumunyamasengesho egari kugira nibazo na ba pasteur. Siko bimeze byarahindutse. Kumunyamasengesho nugufata pasteur wawe ukamwikorera. Kuko nutamwikorera ngo umusengere azagira ibibazo byinshi bitandukanye by'umuryango n'ibimugora azacurika Bibiliya kandi uzoyoba n'abana. Mwavuga ngo yeme. Bagura kandi ga principe keza. Iyo mufite umupasteur ufite ubushobozi umeze neza n'abakristo ntibaza bapfa gukena. Niko principe niko imeze. Kuko ntiyo basabira umugisha atagira. Niyo mpamvu rero kuvuga ngo usengere abashumba bawe, usengere umuryango barizwamo, bazasa nkaho bakwikoresha umutwaro kumva bakugoye. Ni mubikore ntabwo bigoye. Uko umunsi bazapokera nimuzamugiriwe neza. Akoze kubwira pastor ngo bashitse bashaka gutega indege, ugasanga niwe ufite ibibazo biruta ibyawe. Akiya kubwiye ngo nzabahereza $300 muzongera hangahe $100. Ni byiza cyane biraryoshye. Mugomba kubasengera cyane mukabona kwisengera. Ndabagoye? Mbere twatuzi ngo kuba umunyamasengesho egari kugira nibazo na pasteur. Hoya byarataye ibyo ntabwo ni byakera birashaje. Umunyamasengesho no kuzanya n'abashumba bakuyoboye. Icya gatatu. Mwavuga ngo yeme. Nimbuto za Kristo. Ariko akakazi niko turi mu kuganira n'ura mubyeyi urani ni mukuru wa madamu turubahana cyane ariko turi mu kaganira imbuto za Kristo akoze kubona umuntu umaze iminsi 40 azi gusenga amaze iminsi 40 nkuko kwanje mperetse kujya mu ivuga butumwa Nairobi ngiye maze kubwiriza iwacu ngiye kujya Nairobi mu mwaka washize imodoka iransiga insige biya ngombwa ko nipakiza nsanga asiga akanya gatoya cyane nkikubitamo ndicara hanyuma umugabo w'umunyakenya twari twicanye ari munini hano hirya rundi mugore munini bakomeza kugenda barimo kunkandakanda bari kuzurya sha niki byagenze gute ngukuntu uri mutoya andavuga ati yonza kuba byibushe nari kuba nitendetse imodoka yari kuba yansize ni impamvu nagiye muri kano kanya gatoya nuko nanutse kandi ejo barantegereje none uzikura umunyamasengesho wahombanye kubera gusenga ariko akobwa ngo ramutse no mama sinza mudamutse izo mbuto nta muntu uzuzirya reka gusenga byarakunaniye gusenga byakunaniye nimba ufite abantu 3-4 umutima amasengesho y'iminsi 40 n'abantu 4 wanga gusenga byakunaniye reka nimureke nose mureke babaza aya ngaya arimo kwaka aya ntabwo ari amashanyarazi nuko ndi mugufi mbaye muremure nahakora kandi ntacyo naba ariko runo rusinga ruri aha ngaha barushishuye sinakoraho kubera iki hano niho hari amashanyarazi uru ni urumuri rw'amashanyarazi imbuto za Kristo ni urumuri rugaragarira abantu bose ariko amashanyarazi ni ubukristo bwo mu mutima mwavuga ngo yeme none Yesu yaravuga ngo ni imbuto z'umwuka imbuto zarabuze byoshoboka ko iriya mu nsinga nta mashanyarazi ahaba byashoboka ko nta mashanyarazi ahaba abanyamasengesho bagomba kuba bafite imbuto za Kristo umuntu yakuguriza amafaranga ukayamusubiza umuntu yagutuka ugaceceka umuntu ufite wumvira ari rya kurenza ukagumana n'umugore wawe mwavuga ngo yeme ese turi kumwe niyo mpamvu abantu bari kureba umuntu azasenga cyangwa ntazasenga izi mbuto ko atari za Kristo umuntu ari mu modoka ari kumwe n'umushinwa twaje modoka irimo abazungu sinababwiye ubushize nagiye mwivuga butumwa ahantu ndazinduka mvangera ahantu muri gare ntega indi modoka ya mu gitondo nduti mu modoka mu gitondo nateze nicaye imbere mpashira igikapu
hano hacara undi muhungu muri kwasteri barana umuntu uciye hafi ya shoferi kuri kwasteri aza burahana ashira ukundi kuguru negezayo kugira ngo ashire ukundi kuguru hano ako kwere sinzi ahantu yaravyutse yarafite umutima mubi none nkomeza kumva ari kugenda kubita igikapu cyanje se wa muhungu we igikapu nashize hano mu maguru ufite ahantu ho gukandagira nurushaka ngo ngishirehe akomeza kugikubita aragikubita naho no muhungu arambangamiye mbura ahantu ngishira kandi nari narusha dusoke tugeze ahantu usanga baracuruza uturayi utunyama ngo rutunyama tubiri n'uturayi tubiri na jizi ibiri mugeze impande muhajinyi imwe n'inyama imwe n'ikirayi nanye nsigaza ji n'ikirayi n'inyama yashunye ku nyama gutya arambaza ngo se kero gikapu ntiki kubangamiye kirambangamiye kino gikapu kirambangamiye murumva ari amagambo twavuganye n'uwo muhungu si inyama gusa yari akeneye ngo amenye ko igikapu kigize gute hara imbuto ni ururimi umuntu wese aza yumva uri ibyo uzabishobora ute ntibizakunanira niba ufite umwuka wera n'urukundo rw'Imana duhitimanye tubishatse by'ukuri tubisengana umwete yoyoyo dukore by'imbabazi irashira dore iminsi irashira dutabara ubu twese twegukererwa dutyo none biba imbuto nziza mitima y'abantu anagurana amarira ai abanyamibabaro rengera abapfakazi kandi ubyutsa abaguye omure n'impumyi sebubivure twavuga ngo haleluya haleluya amen Bwana Yesu asifiwe. Yesu aravuze ngo ibintu byubahisha data nuko mwera imbuto nyinshi. Iyo tweze imbuto nyinshi byubahisha data. Kandi Yesu ntago yanga impano z'umwuka. Yesu ntiyanga abakofi bashamburiya berekwa. Yesu akunda ko Yesu yanga Satani yanga ko bakofi nyuma yo kwerekwa batera imbuto. Satani yarwanya imbuto z'umwuka kuruta impano z'umwuka. Impano z'umwuka Satani ntabwo yanga ko Felix nza kubwiriza no ashaka ngo nimara kubwiriza hano sige nkoza amanyanga ariko ikintu kinezeza data nuko nyuma yo kubwiriza nera imbuto zo kubwiriza nuko ngo dufite abagore mu ikanisa baba mu buzima butandukanye n'ubwo mu rugo ntago kumuramara tapi nimba muza musirimba hano umuntu wese atukanye na se na nyina reka kudusaziriza tapi bana hano baza bayoza banza ukora umurimo musoze akoreka ngane abanyamasengesho ndabingize kubw'imbabazi z'Imana ni mu rwaza mwera imbuto nziza ejo bundi ndi n'umwaka utangiye maze umwaka n'igice mfite akantu kanje mu mutima naje gusanga abavuga butumwa benshi baruzuye kandi beza abapastori baruzuye kandi beza abahanuzi baruzuye kandi beza umwanya umutabamo abantu utuzuye abantu babuze n'umwanya bita kuba fidele kuba inyangamugayo wawukora n'icyo ngicyo nta bantu bahari nimuze mwinjire muri uwo mwanya mavuga ngo eme nimuze mwinjire muri uwo mwanya wo kuba fidelite umuntu avuge ngo ndakora ibimbe n'inyangamugayo uwo mwanya nta bantu ufite icya kane kiranga abanyamasengesho icyo nkirekeye aho ni isomo rirerire ako soma Bibiliya 16
ku gice cya 15 umurongo wa 16 nino jambo ndahita nza gusoza umwanya mutoya ndashaka kugira ngo mwumve ici jambo ry'Imana rivuze ko finga usoma papa niwe komera microphone twihute ntaza gutwara umwanya 16 kuri ico gice cya Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana 16 15 kuri 16 15 kuri 16 mwumve ikintu cyitwa kwera imbuto mwumve ukuntu ari cyiza 15 kuri 16 mwumve mureke gusoma ni murebe hano simwe mwantoranije Yesu aravuga ngo simwe mwantoranije ahubwo nije wabatoranije nije wagutoye patri kandi bashiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto nagushiriye kugira ngo nujya mwivuga butumwe Kampala ugende wera imbuto nusi Burundi ugende wera imbuto nuguma mu wawe ume wera imbuto jo nusa hano ugende wawe wera imbuto imbuto zanyu zigumeho imbuto zanyu kugira ngo icyo musaba data cyose mw'izina ryanje akibahe amen timwamwumva gusenga uteza imbuto nukureka icyo mushaka cyose kugira ngo icyo imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo mushaka cyose datagira gute akibahe none wo kwanga abantu ugasenga abantu bagukunde waretse gusireka gusenga ntabyo washoboye kuko umutima wo kuvuga ngo usenga ubwira abantu Imana ngo Mana mpa abantu kunkunda nuko wera imbuto zo gukunda abandi nimba gukunda abandi byakunaniye kuja gusengera urukundo ngo bagukunde ntibishoboka wareka gusenga nawe ndubakunda nawe ntawukunda ndabakunza mwese kabisa kuko Imana twavuga ngo yeme turashari kumwe mu masobanuro irindi jambo Yuda Iskariote muzamwe ngo bisobanura iki Yuda Iskariote Yuda birasobanura ngo no kuramya esi ni jambo ry'igihe yarasobanura ngo ni ishi birasobanura ngo no umugabo Kariote ni nko kuvuga ngo mubwiza Yuda Iskariote ni wa mugabo wo muramyi wo mubwiza ninde muntu Yuda no kuramya esi ni ishi ni umugabo Kariote ni ahantu biti Kariote wa mugabo wo muramyi w'Ikariote ninde waryita umwana we muri mwese ninde akwita umwana ngo Yuda Iskariote ni izina ribi cyangwa ni izina ryiza icyo turiziza niki nuko yakoze imbuto zacu ni imbuto gusa ariko izina ryari ryiza ishi no mugabo icyakane yemwe nimwumve icyakane kiranga abanyamasengesho mwavuga ngo yeme amen se ko musa nk'abandakariye mumeze neza muri hano icyakane kiranga abanyamasengesho b'itorero bagomba gushaka icyo bita amahoro y'itorero nimubona abagore n'abadamu bose bakubitanye amangumi no kubera mwebwe ko amasengesho ashoboye gucecekesha bamwe ashoboye kwimura abandi bakajya gutura mu ntara niko amasengesho ameze amasengesho azayimura abantu nukuza gusenga mukuvuga ngo Mana kuva none ndushaka ntungane hano umusubiza ahantu runaka agasubirayo nibivuze ngo re nimba mutasenze harabakavuyo kandi abanyamasengesho bashinzwe amahoro y'itorero gusa kumenya ngo itorero ryacu rimeze gute ibi nibi none murenga urwego rw'itorero mugere ku bihugu bya East Africa murenge East Africa musengera isi yose amen none dufite abantu bameze nk'abana ndi muri Ghana nagize akantu keza kanje mu mutwe nkamara na mezi 3 ndiyo kambaza ngo nimba atari wowe ninde nimba atari none ni ryari aka kantu karambajije ngo nimba atari wowe ninde nimba atari none ni ryari nimba atari ugomba kuba umugore mwiza muri Bujumbura ninde hanyuma nutamuba umugore mwiza none uzamuba ryari kunashaje tunga nimba atari ugomba kuba umugabo mwiza muri Bujumbura none dutore nde hanyuma nutamuba none uzamuba ryari none nimba atari ugomba gusengera Kadepe ninde none mumbwire ninde hanyuma nimba atari none uzayisengera ryari mwavuga ngo yeme haleluya nimba atari none ugomba kuba umusenzi uvuga ngo Mana ibintu turabirambiwe turashaka amahoro yawe amahoro Yesu atanga si nk'abisi batanga Yesu agatanga amahoro mu mutima muzwarige mu itorero ashobora kuba amahoro ufite akavuyo muri wowe hani gihe hoba akavuyo mu gihugu muri wowe ufite amahoro mwari mubizi cyane hari gihe ashobora kuba amahoro mu itorero make wowe uyafite hani gihe ashobora kuba nta yahari ariko wowe uyafite gusenga rero biduzana amahoro mu mutima akabona kuza n'ibindi bintu bisanka yanga
gusenga abanyamasengesho ni abantu barwana no kuvuga ngo mana ibi ni ibiki bakabwira Imana ya Israel ifite imbaraga zo guhindura amateka. Kanguka wewe ziriye ijoro rirakuze na buca doraga kiza karatwegereje kurutigiye twizere Yesu ari hafi kujana itorero ungira ry'isi usange Yesu ari hafi kujana itorero ungira ry'isi usange Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nzambabara cyane. Iyo umuntu amenye ko afite se w'umusinzi, akamenya ko afite nyina w'umusinzi, akamenya ko afite nyina utari umumama mwiza, akamenya ko afite abavandimwe b'abasinzi, nawe akaba makigare kimwe n'abandi yakirwa gusaseka. Urumuzwa niki? Nimba atari wowe nindi. Nimba atari none ni ryari. Nimba atari ugomba kuzana amahoro yo muse iyo mwanyu ukotsa Imana ukayimenya. Uzumva rindi. Amen. Nimba atari ugomba guhindura amateka y'Iwanyu nindi. Nimba atari none uzabikora ryari. Muzosome igitabo cya Yobu. Yobu hari ibintu bitanu byabaye kuri Yobu. Icyambere habanje kuba icyo bita finance. Ntago babanjije ku bana, babanjije ku mutungo. Muzamugira ngo gukorera Imana dufite ubukene ninde ubikunda? Nta numwe ubikunda muri twese. Twese n'ukuri ngo igitoro cyahenze n'abadafite imodoka, ngo igitoro ntago ihari. Kubera iki turashaka twese ko dufite amafaranga. Niyo mpamvu Satani mbere yo kwifata abana ibanza gufata finance. Kandi umugabo n'umugore bakennye bazaho mu buzima bwo gushwana bagafana n'ikibiriti. Ukasekeza ko umugabo nta bwenge agira kubera iki. Umusa azabona amafaranga uzabona ko ari umugabo mwiza. Kumusengera rero Imana imuhe ubushobozi ayo mu buzima bwe bikunaniye gute wowe. Wogira ubwo bukene ukarara usinziriye Imana idafite ubukene akaba ari ijoro. Wowe nyiri ubukene urasinziriye Imana itabufite ari kurarira ku ijoro. Utanayibwiye ngo Mana tumare buno bukene uduha amahoro mu rugo utugirire neza. Amen. Mwavuga ngo amen. Haleluya. Icyaka biri muzasabaze. Habone kuza abana. Umuntu yabyara abana batanu akagira ubute bwo kubasengera. Batanu ukazubura n'umushoro na rimwe yo kubabwira ngo bazaba abagabo bazaba abakobwa beza. Umukobwa wamara kugira imyaka 40 ngo nta bagabo ngo Mana umuhe gushakwa. Ico si igihe cyo kumusengera gushakwa ni igihe cyo kubyara waratinze. Cyo guca aho. Koko imyaka 30 yatangira gukubita telefone aruguru ngo Mana we ngo umuhe umugabo waratinze ugomba gutangira umwana ki wamaze kumenya kuzo wabyaye umukobwa ukamutangira kumusengera Imana. Nabo hari ibintu bibiri hari abagabo hakaba n'abahungu. Haba icyo bita good father umubyeyi hakaba n'icyo bita husband n'umugabo. Ushobora kubona umugabo ariko utabonye umubyeyi. Hari abagabo batari ababyeyi n'abagabo bashatse ariko batazi kwita ku bana babo. Abo ni abagabo ariko si ababyeyi. Uvuze gute? Hari abagabo bakaba n'ababyeyi. Abagabo gusa yateye inda arabyara ariko kurera no gusengera abana no kubaha discipline ntabwo ari umubyeyi. Naba forefather. Mwavuga ngo amen. Haleluya. Ese mwe turi kumwe? Ejo bundi akana kanje karampamagaye. Umukozi yaragiye wadufashaga gafite imyaka 6 ndagakunda cyane. Kaza kanyisanzura kakambwira ibintu nk'umuhungu bavukana. Harabwira ngo papa mwumvishe mama ari kuvugira kuri telefone nevuye muri Kenya ejo ku wa mbere nandi mu modoka nijoro. Mwumvishe mama ari kuvugira kuri telefone ngo yabuze umwanya wo kuja kwisukisha none utahe mama aje kwiyogoshesha ibintu zawe kandi arambwira ngo mva nkubwire sweeping no gukubura mopping gukoropa ngira ngo na cooking ati ibyo bintu mama zabikora hasa koropa agakubura agateka udahari uba wagiye namwe ati mbanagiye mwivuga butumwa kandi kugenda kwanje niko kurya kwawe umva nkubwire papa nguzugume hano ngusenge Imana izabiguha kandi turi kumwe ngo wite ku bana ngo wite ku bana ko hari ibyo atarumva nyine kubera ko ari umwana ariko nimba umwana wanjye ashobora kumbwira nduti ngo wite ku bana ukamona umugabo gusaraho gusa ngo yarabyaye afite abana 3 ngo bahungu 3 n'abakobwa 4 muri no si ya none abantu baba batinganye abana barimo kukubona kunywa ibiyobya bwenge abana banananye leta zararushe leta kurusha kurera kandi ari wowe wabyaye
ibyo udashoboye warene no kubibwira Imana ubwira ati Imana aba bana sinabashobora mbakwegetse uzumfasha buri joro. Utegereje yahe mahoro? Mbwira amahoro utegereje ko umwe azonywa itabi. Sinabwiye abantu ngo nage mwivuga mwavuga ngo yeme nage mwivuga butumwe ejo bundi ngiye gusoza ari mwihangana mwivuga butumwe umugabo mbona tugiye ku rusengero twenyine nimugoroba nataha ngasanga abahungu nka bane bari gukubita umutsima n'ibirayi banywe bimogi ntatariko muze abana nabawe ngo nabanje Felix we kutako ntababonye ku rusengero ngo kwa nama tabi gusa wenyine atanjana ku ruhande arambwira namwe ati bazanywa inzoga ati bazanywa inzoga bazanywa amatabi abana barananiye arangije muzi kuntu yambwiye ngo nimba ruko nanjye nabinyweye ayi aho none icyo umuntu abiba nica sa saro baje bazosara ugisirimba no kukwima ta pepas. Yewe mureke mbabwire inama imwe nziza. Ibi bintu twiyangajemo birimo ama principe yitwa gusenga no kubana n'abantu neza no kuvuga neza n'ijambo ry'Imana. Ni muyubahe, ni mutayubaha ni muzaguma uko mwayasanze muzapfa kuruta uko mwari mumeze mbere. Amen. Ni mubyubahe, ni mutabyubaha ni muzaguma uko nguko mumeze bizabagira ukundi kutari kwiza kubikuruta uko mwari mumeze mbere. Icya gatatu Yobu yahuye nacyo niki nicyo bita kurwara. Abantu bari mu kurwara amakanseri n'amasida n'ibindi byose bitabaho gusenga biza bikiza indwara. Icya kane nicyo bita ubusabane bw'umugabo n'umugore kumvikana. Niyo mpamvu umugore amubwiye ngo tukiyo Mana wepfi. Dufite abagore benshi cyangwa abagabo benshi bahuye n'ingorane baratandukana ariko gusenga biza bifatikanya mugakomeza mukaba umugozi mwagira mu mashini mukaba muri kumwe kubera gusenga Imana. Icya gatanu ubuzima bwo mu mwuka umugabo ari mu gusenga umugore akaroga umugore yasenga umugabo akaba umusinzi. Nicho kitugoye. Ila bonila. Icya gatanu Senke. mwavuga ngo yeme Hallelujah. ni musenge Senga. musenge. Icya gatanu ni amabanga y'umurimo w'Imana. Ni amabanga ubu mbabajije Kofi nimbwire amabanga yari no kanisa Imana yababwiye gute? Izokomera. Imana ibaho umugisha. Amen. Niko Imana yavuze? Niko yavuze. Nduti Muhammad ntusubize ma umuhamagara wawe Imana yakubwiye gute? Ufite ahe mabanga? Ufite ahe mabanga muri no murimo w'Imana? Rusengero rw'iwacu aho nsengera bari barimo kurwubaka rugeze nkaha ngaha Imana iravuga ngo ni mu ruhagarike mwubuka amasengesho icyumba cy'amasengesho ngo na biro na office. Muzima bavuga office se ntabwo naje kwigisha leadership ariko kwa pastor nimuzamujya kwa pastor kumusura nimukazamubwira muvuga amakuru y'intambara n'amakuru y'abarundi n'amakuru ya kadepe kuko pastor afite umugore n'abana biwe badashaka kumva ayo makuru uzozubaga amakuru ya family mushaka pastor muze muzana kuri biro mubwira amakuru y'ikanisa. Gusa icyo cyari gitekerezo ntabwo ari ihame ariko n'umushumba nawe mwiza umukristo nukuza kugusura umva atangiye kuvuga amakuru ya kadepe ukavuga ngo reka nambare inkweto tujye kuri office kuko mu rugo iwawe umugore si revera n'abana batuje bashaka kubaho neza badashaka kumva ibibazo bya kadepe mu rugo. Mfite umugore n'abana kuraza kunkubira amakuru y'u Burundi yivuga butumwa umugore wanjye yari yaje simwamubonye hano hari abana banje mwabonye hano nunsura mu rugo mbwira amakuru ya famille nimba ushaka amakuru y'ikanisa tujya bazagana amakuru y'ikanisa ariko mugomba kuba mufite amabanga y'ikanisa muyafite muvuga ngo Mana waratubwiye ngo uzakora ABCD mugomba kuba mufite n'amabanga ya kino giterane hazakorwa iki. Umunyamakuru yambajije ngo Felix ngo twitege iki nange nko kumunakira ariko ndihangana sinjewe witega ko sinje yateguye igiterane ahubwo njewe mumbwire ico mwateguye igiterane mwiteze iki ko sinje njewe mwateguye igiterane mwiteze iki. Mwagombye kuba mufite amabanga y'amakuru y'ano makutano. Aya makutano bizagenda gute? Hazakizwa abantu bangahe? Hazahinduka abantu bangahe? Ni mu bisengere Imana ibabwire ngo muri kino giterane hari ikintu Imana izakora gikomeye. Mwavuga ngo amen. Yeah. Pastor umuntu akamenya amabanga y'umurimo wabamo umuhamagaro akamenya umuhamagaro wanjye ni uwuhe ntugomba gutiripota. Imana yabwiye Samusoni ntukiyogosheshe abandi bahungu bose baconze za marinks bameze nkuko kwa John
niko amabanga ameze. Imana izahamagara Samweli Eli ahari, ariko ntibwire Eli ngo Samweli ntamenyereye kumva ijwi ryanjye, igahamagara Samweli ari umwana mutoya, Eli ahari ikamwihorera. Imana yakubwira ngo jo wowe ntugakore kino abandi bose baza bagikora, Imana ikakubuza. Imana niko imeze, iyo yaguhamagaye muza mugirana amabanga mukavugana. Mwavuga ngo amen. Muza mugirana amabanga mukavuga, rikavuga ngo wowe uri umunaziri ntukaze ukora kino. Gutya gusa tuza dusenga, nose gusenga bya bitumarike. Gusenga bya bitumarike. Niyo mpamvu habamo ikintu cyitwa gukomeza gukora ama application gusa. Wabwira umuntu nyine urwaye ibibembe ngo nibire muri Yorodani, yavamo ari muzima kubera ntacu wavuganye n'Imana, ntiyazakiza Yorodani. Mureke babwire ntiyakomeye amasezerano, hakomeye Imana y'amasezerano. None kubera kuboroka tuzi ngushize mu nikiganza birakunda baraducugushije reka kuborokora Bibiliya. Harandi mabanga mashasha Imana irimo kubwira abantu irimo gukorana nabo muri kino gihe cya none. Murashaka gukoresha strategy z'imyaka 10 ishize, murashaka gukora ivuga butumwa nkuko bamuze barikoraga ba papa mu cyaro, ntibishoboka. Mwavuga ngo amen. Ariko man nabaje muzehe wanje munsi ndandi kugana ku musozi asigaye kimwe, mwati papa ko tuvukana turi abana 10 nk'abandi wa 7 Imana yamvuze hiki umva muzehe gatangiye kujijinganya ngo bana banje ngo narabasenge. Hoya papa hoya nimba Imana akazabwira ise wa Samson ngo umwana ntimuzamwogoshe papa ko nta kantu wavuga, nta kantu wavuga byibuze ngo umbwire abo tuvukana turi 10 nduti ndu wa 7. Aho twavukiye ni njye nyine wahavuye nje kwiga mu Rwanda, ndahagera mpamara imyaka n'imyaka bataraza. Ariko ngeze mu wa 3 ibyumviro byanjye byari gukora muri banke, byari gukora handi hantu nk'izo muryango w'abantu 10 bakenye. Imana irambwira ngo hoya zakora ivuga butumwa wige kugira gusa ngo uzamenye utuntu n'utundi nta office uzicaramo uzankorera. Ndiga njya muri math physique na chimie, njya muri math physique kugira ngo nzige ikiganga, ndiga ndatsinda. Njya muri kaminuza, njya muri computer science, IT, information technology. Njya mu ndiga soze gutya kuvugiye ndangirije ishuri kugeza none nta muntu ndakorera akazi, nta n'umuntu uramba akazi kandi sinari igifu. Ariko njye gushaka gutya ati mva nkubwire Feri, uzabanza umwana w'umukobwa uzabyara n'umwana w'umuhungu, ariko wowe uzankorera ivuga butumwa, nta kindi uzakora. Ndakomeza ndahata bavuga ngo korari yacu niziririmbe, abantu bakavuga ngo ntabahari. None Felix ntabwo ati korari yacu irahari, ngahita ntambuka ati njyewe ni njye nyine wari uhari. Nimureke mbabwire ikintu kindi ku mutima, nkavuga ijambo rimwe umwanya wa korari urarangiye, nkavuga iminota 3 nkomeza kugira gutyo 2019 mu kwezi kwa mbere ku itariki 31 nibwo nakoze ivuga butumwa bwa mbere kugeza none. Maze ibyumweru 8 ndasengera iwacu, nkagenda ku wa mbere nkageza mu rugo ku wa 4 nkagenda nkagaruka. Nzava hano mari iminsi 2 mu rugo njya hano bitari byantonde ngaruke. Kuva mu kwezi kwa 4 cyumweru cya 2 kugeza none sindasengera ku ikanisi wacu. Nta bundi bwenge, nta yandi matriki. Namenye umuhamagaro wanje, numva ibanga Yesu yampaye ngicaramo. No abantu guhota gusa. Gusenga bitumariki. Nimba utobaza Imana ngo aka gakobwa bizagenda gute, Imana ikakubwira ngo ukarere n'abakobwa kazaba kaganga. Nugusenga none bitumariki gusenga. Nimba ashobora kuba ikintu gusenga ntibikubwire ngo Felix ceceka, ngo ntugomba kuvuga. Gusenga bitumariki umuntu adafite amabanga, havugane n'Imana. Imana zimubwira ngo mwana wanje nuko bizagenda, wowe ucece. Izi ntambara nizakanya gatoya, nyuma y'izi ntambara hari ibindi bintu byiza cyane. Imana izikubwira ngo hari umuhungu mvinzi sinzi hano bamufungiye, yarambwiye ngo Imana yarambwiye ngo bazamufunga, gusa ntiyakoze amasengesho ngo Imana ikureho icyo ngicyo. Ariko yarambwiye ngo humura ntako nzaba, nubwo gereza yose yatugwaho hari ikintu uzaba nyuma yo gufungurwa. Gusenga bya bitumariki. Imana yacu niyo kwizegwa, igirira neza abayisunga, ijya irengagiza ayisanga wese.
twazamurira twavuga ngo haleluya haleluya mwavuga ngo amen mwavuga ngo amen haleluya. Imana ntigira isoni zo gusanga abantu baburaye ngo babwire ngo muzagaburira abantu benshi muceceke iryo banga bakaryicaraho ko bimeze gute. Nigeze kubwira madamu umunsi umwe arambaza tugiye gushakana arambaza se wowe kumbura nta kintu ufite wowe uzabiki ufite iki nati mfite amasezerano niyo gusa ufite tuzabara muri urugo gusa kubwo amasezerano ati wowe tuza mbabara umbwire niki kizadutunga namwe ati ibyo gukora Imana izagenda bifungura nyuma ariko tuzahera mu ivuga butumwa tuzabaho neza tuzabyara abana kandi baziga. Arambwira ati ivuga butumwa bene iri ngiri ryo kuzana muri quartier ku mihanda namwe ati ivuga butumwa ryo ku mihanda ivuga butumwa ryo mu masoko n'indi ivuga butumwa ryo kugenda n'amagare n'amamodoka ivuga butumwa ry'indege nashizemo indege gahunda kiganiro kiba kirarangiye atajya kuryama ati wowe wari kumbwira ibintu byibuze bifatika wazanyemo n'ibintu by'indege twabuza ahangaho umushogoro wazanyemo ibintu by'indege namwe ati wowe tuza ntabwo Imana iziduhamagara mu mazina y'ibyo turimo gukora none iziduhamagara mu mazina y'icyo tuzaba. Umunsi wa mbere nayikandagiyemo nari mfite arere tour namubikije itike ya retour namwe atumbike kano gatike nzagasubirirayo yabuze ahantu akabika kazagashira munsi y'igitanda akagakura akakabika ese ni itike isanzwe wumura ni itike isanzwe ariko kubereki kubera kugira amabanga kumva iki Imana yakuvuzeho kuzo usenga ukabwira Imana ubuzima bwanjye bumeze gute Imana ikakubwira. Icyanyuma sosa ni ikintu cyitwa ibisubizo ko fimva kino kintu cyane kubera ko ari igiterane cy'abanyamasengesho ibisubizo ku bibazo byitokeje bitari biteganyijwe. Amasengesho abanyamasengesho bashinzwe gushaka igisubizo cy'icyo kintu cyitokeje ako kanya kivutse ku kibazo kitari giteganyijwe. Ntimwabonye ko umuriro ugenda mukabona ko representa agezemo hano sinamenye ibyo bakoze ariko ibyo yararimo byose byari by'umuriro niyo wayakoze Alex ndabizamucanze hano kandi uko ntekereza wihanganire representa uko nguko yambaye nta gahunda yo gukora amashanyarazi wari wazanye mwavuga ngo yeme se uko mwahuze cyane narambiranye cyane ku buryo muri hano Imana bamugisha tumwongere guhuga mu izina uyu umupapa ukuntu yambaye ari na smart cyane kuko kwambara neza bimara iperereza bituma abantu batirwa bavuga ngo urabona kwambara neza ni byiza cyane ababishoboye mujye mubikora. Kumurabona yarashanye gahunda yo gukora amashanyarazi yayakoze kubera ko cyari kibazo cyavutse kitari gitega none niko abanyamasengesho bameze bazabwira Imana ngo kino kibantu cyabaye then twakora iki bagasenga Imana ikababwira ngo mukore iki ngiki c'est tout. Hago mu bintu bimbabaza rero nuko abanyamasengesho bavuze induru kimwe n'abandi bantu bose. Abanyamasengesho bakadepi bakavuza induru mbere y'abakecuru muri urusengero akantu gato kavuka mukavuza induru kimwe nabo no ano mahombi yabamaziki niba mutari mufite amakuru ikintu kizabo ese ko fiki ndababwira nabi mugomba kwicarana gushaka ibisubizo. Hano hashaka kuzamo umuntu akarwara nimwe bibareba mugomba guhita mushaka umwanya wo kuvuga ati uyu muntu biragenda gute mureke twebwe dusigare tumusengera. Icyo kibazo cyavutse mugomba guhita mushakira igisubizo bwo kumunyamasengesho. Ndasoje tukagira intambara imwe y'abapasiteri bashinga ikanisa bahagera bakanga gusenga. Pasiteri yazagera mu masengesho twayapanze gusenga tukabihagarika tugafata umwanya wo kumushimira umuntu twari tuzi ko kuza amunsi yashinze ikanisa yarazi ko ari bandi bagomba kuza. Tukagira n'abandi bantu bafite abantu bayoboye umukuru w'abamama ntasenge agakoza komeza kuyatangaza haze bandi none haze ndi gusenga yongicu yaravuze ngo mugabanyije amanama ya paruwasi ikanisa ryahaguma ngo mukuyemo ibyaha bimwe mukavuga ngo Felix ntazongere kwigisha kino kintu ngo ryahaguma mwako ni mukuramo gusenga rizashira kubera ko gusenga ni denominateur ikomeye ibintu byose mugomba gukora ibintu byose mugomba gukora ni base y'amasengesho ko muvuga butumwa udasenga reka ivuga butumwa rizokunanira ko pastor udashoboye gusenga reka buzokunanira. Mwavuga ngo eme Vanessa Sifiwe ni musenge Homezi yaravuze muri Amerika ngo ko gusenga ari ukuvuga ngo byabananiye gute kandi muzamwirwa muvuga abantu ko gusenga ari ukuvuga ni ukuvuga gusa none bikunaniye gute kandi uri mu kwirirwa uvuga abantu
ayo magambo urimo kuvuga abantu yagabanya uyagire mu gusenga. Ese biroragoye nabyo. Gabanya amagambo urimo kuvuga abantu uyabwira Imana. Haleluya. Ayo magambo urimo kuvuga abantu yareke uyabwira Imana. Kuri gutotomora gusa uyareke yabwira Imana. Ukundi kubibabwira gutyo bise bindika igitekerezo kigoye. Kumana umva ari nk'ibintu bigoye gusenga biryoshe wabitangiye. Iyo kimwe kubitekereza gusa biragoye. Ariko umunsi wa mbere gusenga ni nawo nagoye, ariko umunsi wa kabiri gusenga ntugoye. Uvuka misaha imwe bikakugora, ariko uvuka abandi masaha abiri gusenga bikaryoha. Ase murashaka ngo Imana dukoreshe gute tudasenga ndotira. None dufite n'ikibazo cy'abantu umuntu akakubwira teori, umuntu akoze amasengesho ngo iminsi 40, mwana amajoro 40, ijoro rikakarara gutyo barangiza ukama winjira nawe iminsi 40 n'amajoro 40. Gaca bikakunanira. Ukagenda wigiza umuntu wa fake ukiga yahoya. Iga strategy yawe yo gusenga utangire gahoro niba ari ukuyiriza ureka icyayi. Niba uca mu gitondo ureka ibya saa 7 birye saa 10. Niba uca mu gitondo bwira utariye. Ubwo Imana ndagushimye. Undi munsi utangire umunsi wa kabiri, undi munsi utangire umunsi wa gatatu, undi munsi utangire gutyo. Uzogera ku rwego ukomera, ugere ku rwego abantu bagushima cyangwa ntibagushime, ariko wewe wahisemo kandi witoje ukabikora neza. Ariko abantu ari kunaza kagwahamura Felix nkawe. Nasenga amasengesho y'iminsi 3 wapfukama bikakunanira. Undananiwe gusenga ho yeye. Tangira none utangire gusenga none. Tufata ingamba. Muzasenga, ubu namukutaro nurangira. Muzatangira gahunda yo gusenga. Urabeshya utangira none. Soza. Nzanumva nk'abantu ngo amaterano yacu ngo ibyuma ngo byapfuye, ngo sinzi umuntu ngo wagize gutya ndabizi ko bihaba. Ndabizi cyane. Ariko noneho twese tureke. Niba uca mu gitondo president asenge ba pastor basenge dutirane tujye mu icumbi dusengere amaterano y'ejo jane uyasengere bamuze mu namwe muyasengere mwaba mama muyasengere namwe mureke gukomeza kuvuga amakuru ya handi na yanane muyasengere namwe kofi musengere amaterano y'ejo nitugeramo hano nushaka tuzareke gusenga amasengesho yo gutangira. Ariko ikibazo umuntu ari mukurara hano yaraye i Bugande akarara i Bugande mu nkuru agashuha mu mutwe agashuha ibintu bitajyanye no gusenga agasara agatukana n'abantu abanyamadeni n'abandi yagera mu Mana tugeze imbere yawe ngo amen amaterano yatangira kujera wako amaterano yacu gusinze ukuntu yagenze ni wowe haramera gute kundi wowe umeze gutyo amaterano naya amaterano ni umutima wawe nibyo bitekerezo ugira nuko nguko umeze nuko wasenze utaragera hanga nimba nta ko wari umeze urashaka ngo amaterano amere gute. Mwavuga ngo yeme ninde ntonde myaka mugezemo iyi ngiyi ni imyaka yo gusenga. Iyo myaka ugezemo imyaka yo kofi imyaka urimo niyo gusenga. Iyi mwana datageze imyaka yo gusenga. Mwa mama mu imyaka mufite ni imyaka yo gusenga. Nta matifi yo kwa muvuga ngo gusenga ngo biragoye ngo tukiba twarasenze hanyuma none gusenga kwagiye. Muzini tugera mu ijuru. Muzi ndirimbo ivuga ngo nitugera mu ijuru. Umuntu wese azapfunyika gusenga kwiwe, agupfunyike neza, agufunge neza, agufunge neza, agufunge. Abwira Imana ngo ndagushimiye. Akira gusenga. Ndakugusubije. Warakumpaye kwambaniye neza mu Bujumbura. Kwatumye mbana n'abantu neza, kwatumye nkora umurimo w'Imana neza. None gusenga akira ndakuguhaye. Nitugera mu ijuru tuzatanga gusenga kuko Imana yakuduhaye kugira ngo ibyo Imana yaduhaye byose tubishobore. Mwavuga ngo amen. Mu ijuru ntidukeneye gusenga tuzabisubiza akira gusenga Mana warakoze. Ako gusenga turabikeneye none kugira ngo bidufashe mu bintu byose bikuri imbere usenga Imana. Mwakira ijambo ry'Imana Imana ibagirire neza.